cyane amahoro y'Imana akomeze kubana namwe, wowe wahisemo gukurikira Pilote Music TV wahisemo neza, ndetse ndagusuje cyane aho waba uherereye hose, amahoro y'Imana akomeze kubana nawe. Ndabizi neza ko hari abadukurikira bari mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ndetse hari n'abadukurikira bari hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Aho waba uri hose ndagira ngo nkwifurize amahoro y'Imana, Imana ikomeze kundebera icyoroshye. Hanyuma rero uyu ni wo mwanya wo kugira ngo niba uri mushya hano kuri Pilote Music TV ukore subscribe, ukande ku nzogera kugira ngo ibintu tukugezaho byose bizajye bikugeraho ku gihe ndetse kandi byiza. Waba utarakora subscribe, ukora subscribe kugira ngo dukomeze kukugezaho ibyiza kuri iyi channel yacu. Ndi hano rero ngo mbagezeho amakuru mashya atugezeho, ni amakuru mashya atugezeho kano kanya. Ni muri uyu mugoroba ku tariki 18 z'ukwezi kwa gatanu muri uyu mwaka turimo wa 2025. Ni amakuru atari gushimisha abakristo ba Katolike, ni amakuru yabaciye intege, ni amakuru navuga ngo kuri bo bari mu gahinda kenshi. Ubu tuvugana urwego rw'imiyoborere RGB rwamaze guhagarika amasengesho abera mu karere ka Ruhango ahazwi nko kwa Yezu Nyirimpuhwe. Ni kenshi ugenda uhura n'umuntu cyangwa se ugahura n'abantu mwahana gahunda akakubwira ko mu cyumweru cya mbere cy'ukwezi nzaba nagiye gusenga kwa Yezu Nyirimpuhwe, aho ni mu Ruhango. Aha abakristu benshi bakundaga guteranirayo mu cyumweru cya mbere cy'ukwezi, babaga bateranye ari imbaga nyamwinshi y'abakristu b'abakatolike baturutse mu mpande nyinshi zitandukanye. Ndavuga mu mpande enye zacu z'igihugu, hari abava mu majyaruguru, bavuga mu majyepfo, iburasirazuba ndetse n'iburengerazuba, bose bagiye kwa Nyirimpuhwe Yezu. Ndavuga ahangaha ni mu Ruhango, uko bahuriraga bari gusenga, ni mu cyumweru cya nyuma cy'ukwezi. Kuri ubu rero tuvugana aha hantu ntabwo hazongera gusengerwa. Ubwo umunsi wa nyuma basenze ni muri kiriya cyumweru dushize inyuma. Wakwibaza ngo ni iyihe mpamvu cyangwa se ni iki cyaba gitumye aha hantu hafungirwa ku buryo hatazongera gusengerwa n'undi munsi n'umwe? Ikigo RGB rero cy'imiyoborere cyatangaje ko aha hantu hasengerwaga ariko hatujuje ibyangombwa, cyane cyane ibijyanye no kubungabunga umutekano w'abantu cyangwa se ituze, dore ko habaga hateraniye imbaga nyamwinshi y'abantu benshi cyane baturutse mu gihugu cyacu mu mpande enye zose zikigize. Murabizi neza ko aha hantu mu Ruhango ahantu bateraniraga ni ahantu mu kibuga kinini cyane, wasangaga abaturage benshi cyangwa se abakristo bitwaje imitaka mu buryo bwo kwirinda izuba cyangwa se imvura. Ni ahantu habaga hahuriye abantu benshi cyane cyane baturutse hirya no hino hatandukanye, ku buryo no kubareba wabonaga ari abantu benshi, ukibaza umutekano wabo ese uva hehe, bimeba bimeze bite? Reka dukomeze turebe RGB impamvu yaba yahafunze, kuko dore ko no mu mutekano muke cyangwa se mu bwinshi bw'abantu harimo n'abagiriragamo ingaruka zitandukanye. Nta kindi rero RGB yarebye ku mpande nyinshi cyane zateza ingaruka kuri aba bantu. Urabona ubwo bwinshi bwabo mu gihe cy'imvura, inkuba ikubita ahantu, ibonye ahantu hari abantu benshi, noneho byiyongereyeho n'ibyo byuma byabo baba bestaye, kandi uzi ko inkuba izirana n'amashanyarazi, murabizi mwe mudukurikiye. Rero RGB yarebye uburyo haba hameze audience y'abantu, ukuntu baba bameze, ariyo mpamvu imwe mu byabateye gufata iyi myanzuro. Niyo mpamvu rero abantu muri kujya ku mbuga nkoranyambaga muri kuba usanga abakristo b'abakatolike bari kurira, bari mu gahinda kenshi, bababaye, twasengaga ubu turasengera he? Ese ni ibintu biri gucicikana aha ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Niyo mpamvu rero mwabantu mwe kubahiriza amabwiriza cyangwa se amategeko ya leta iduha ari byiza, kuko nababwiye mu kiganiro cy'ubushize ko ni abantu baba baturebereye kandi babonye ko batwifuriza ibyiza.
niyo mpamvu rero bafashe uyu mwanzuro kugira ngo barebe niba hari ikintu kiri buze guhinduka. Mwa bantu mwe, ntabwo ari uko batwanze, ntabwo ari uko namwe babanze, ahubwo ni ukugira ngo ubuzima bwacu n'ubuzima bwanyu bukomeze bubeho neza. Ndagira ngo mbabwire ko ari icyemezo iki cyaje gikurikira amabwiriza agenga imiryango ishingiye ku myemerere. Ni amabwiriza yasohotse mu ntangiriro z'ukwezi kwa gatatu muri uyu mwaka wa 2025. Noneho ukaza kwibaza ni iyihe mpamvu kwa Yezu Nyirimpuhwe abakristo bakunda gusengera yari benshi? Ni iyihe mpamvu ituma abakristo bafata ingendo ndende cyane, umuntu akava mu majyaruguru akajya kwa Yezu Nyirimpuhwe? Ese kwa Yezu Nyirimpuhwe hahatse iki, habitse iki? Ni irihe banga ririyo mwa bantu mwe hatuma huzura imbaga nyamwinshi y'abantu bangana gutya kugira ngo bajye gusenga? Ikintu cya mbere rero mu bintu bituma abantu bahurirayo ari nyambaga nyamwinshi bangana utya, icya mbere ni uko ngo umuntu wese ugiyeyo arwaye afite ikibazo runaka avayo cyakemutse cyangwa se arakira. Si abanyarwanda gusa basengera aha hantu, hari n'abanyamahanga baba bateze yemwe baje bavuye mu bihugu bya kure kugira ngo baze gusengera aha hantu kubera ibitangaza bihabera. Umuntu urwaye aza ahava yakize, aza arwaye agataha yakize, ufite ibibazo ngataha byakemutse. Mwa banyarwanda mwe, niyo mpamvu wanakwibaza ngo mbese ni iyihe mpamvu bahise kwa Yezu Nyirimpuhwe, mu rugo kwa Yezu Nyirimpuhwe? Akenshi ngo ni uko ikintu kihagaragara cyane, bagira isengesho ryo gusengera cyangwa se ryo gusabira abarwayi. Nicyo cya mbere cyane bakunda gukora. Niyo mpamvu ngo abantu bahava bakize, uwagiye arwaye ataha ari muzima. Niyo mpamvu hitwa kwa Yezu Nyirimpuhwe. Aha rero mu mwaka w'1992 mu matambagiro y'umunsi mukuru w'isakaramento ritagatifu, uyu munsi hari abarwayi benshi bakiriye mu isengesho ryo gusabira abarwayi, ari nayo mpamvu hatazibagirana. Ibyo byabereye mu kigo nderabuzima cya Ruhango, aho bari bateguye isengesho ryo gusabira abarwayi mu rwego rwa paruwasi. Ibi rero byatumye Ruhango yamamara, ari naho havuye n'igitekerezo cyo kuvuga ngo dushireho isengesho rihoraho rizajya riba ubwibuze mu kwezi rimwe, ari niyo mpamvu bahise babishyira mu cyumweru cya nyuma cy'ukwezi. Ibi rero ngo byari na byiza kuko ngo byafashaga abakristo guhura n'Imana ndetse no kwiyunga nayo. Rero itariki rero ya 6 Ukuboza 1998 nibwo Musenyeri Anastase, umwe wari umushumba wa diyosezi ya Kabgayi, nibwo yahaye umugisha urwo rugo kwa Yezu Nyirimpuhwe. Nuko nguko rero ubwo byahereye iyo ngiyo kugira ngo aha hantu hamamare. Nuko rero kwa Yezu Nyirimpuhwe, urwo rugo kwa Yezu Nyirimpuhwe nuko nguko nyine hameze, nuko nguko havutse, ari nayo mpamvu hari harashyizweho ayo materaniro. Batangiye kera basengera abarwayi bagakira, kugeza na n'ubu umuco ukaba wari warakomeje, bagumya gusengera abarwayi bagakomeza gukira indwara zabo ngo zananiranye. RGB rero ikaba aribwo yavuze ati rero aha hantu turabona hatujuje ibisabwa, ihera ko ihita ihafungira ku buryo ngo hatagisengerwa. Umushumba rero wa diyosezi ya Kabgayi Ntivuguruzwa Baritazari yatangaje ko iyi ngoro ya Yezu Nyirimpuhwe iri mu karere ka Ruhango ari ingoro mpuzamahanga, cyangwa se ari mpuzamahanga hahuriyemo, uvuga ngo abantu bose bemerewe kuza gusengeramo. Ni ukuvuga ngo aha hantu uburyo ari na hanini hakira abantu barenga 80,000 by'abantu. Urumva ukuntu nawe haba hangana, urumva nta rusengero rwaba rwubatse rwajyamo aba bantu. Niyo mpamvu basengeraga hanze hano mu kibuga ari abantu benshi, kubarebesha amaso ntabwo wabahezaga. Iyi rero niyo ngoro yonyine ya Yezu Nyirimpuhwe, niyo yonyine ibarizwa mu Rwanda,
Rero Musenyeri Dr Ntivuguruzwa yatangaje ko iyi ngoro nayo yongerewe mu ngoro zindi za Yezu Nyirimpuhwe zose ziri ku isi. Yatangaje avuga ko iki atari icyemezo cya Kiliziya ahubwo ari icyemezo cy'amashyirahamwe ku isi, yari yabonye ko yujuje ibyangombwa byose bisabwa kugira nayo ngo yongererwe mu zindi ngoro zo ku isi za Yezu Nyirimpuhwe. Ngayo nguko rero n'ayo makuru, ariko ntabwo nagenda n'abasomeye neza itangazo rya RGB nk'uko twababwiye kugira ngo mwumve n'impamvu yateye ibi bintu byose. Itangazo rero riragira riti impamvu guhagarika by'agateganyo amasengesho abera ku ngoro ya Yezu Nyirimpuhwe mu karere ka Ruhango. Yagize ati nshingiye ku itegeko, ubwo ni ukuvuga ni Dr Ntivuguruzwa, nshingiye ku itegeko nomero 56/2016 ryo ku ya 16 z'ukwa 12 2016 rishyiraho urwego rw'igihugu rw'imiyoborere rikanagena inshingano, imitunganyirize n'imikorere. Nshingiye ku itegeko nomero 72/2018 ryo kuwa 31 z'ukwa 8 2018 rigena imikorere n'imitunganyirize by'imiryango ishingiye ku myemerere. Arakomeza ati nshingiye ku mabwiriza y'umukuru w'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere nomero 1/2025 yo kuwa 6 z'ukwa 3 2025 yerekeye ibindi bisabwa imiryango ishingiye ku myemerere. Nshingiye ku isesengura ryakozwe ku bwitabire n'imiturire cyangwa se imitegurire y'amasengesho ngaruka kwezi na ngaruka mwaka abera ahitwa ku ngoro yo kwa Yezu Nyirimpuhwe, ni muri diyoseze ya Kabgayi mu karere ka Ruhango, Intara y'Amajyepfo. Byagaragaye ko ahantu amasengesho abera hatujuje ibisabwa bijyanye no kubungabunga umutekano n'ituze by'abahagana. Aha twifuje kugaruka ku masengesho yabaye ku cyumweru tariki ya 27 z'ukwa 4 2025, ahabaye umuvundo w'abantu benshi ku buryo byateje impanuka, abantu bamwe bakahakomerekera. Mu rwego rero rwo gushaka ingamba zo kubungabunga ubuzima bw'abahagana aha kwa Yezu Nyirimpuhwe, turahamenyesha ko amasengesho ngaruka kwezi na ngaruka mwaka yahaberaga ahagaritswe by'agateganyo kugeza hashyizweho ingamba zituma hatazongera kubaho ibibazo byashyira mu kaga abahasengera. N'ibyo ni itangazo RGB yashyize hanze, nuko rero rimeze nk'uko nabibabwiye ngayo nguko. Ibi nsoza ndi kuvuga nti mwa bantu mwe namwe mwa madini mwe mwa matorero mwe mutujuje ibisabwa, ibi ngibi bibayeho kugira ngo namwe mwitekerezeho murebe ese twewe nta kintu turi gukora gihabanye n'amategeko yashyizweho, nta kintu turi gukora kitaba kiri kugenda nk'uko babidusabye. Uyu niwo mwanya kugira ngo mwitekerezeho namwe mugendere mu nzira y'ukuri nk'uko leta ibidusaba. Ngayo nguko rero reka dusoreze ahangaha, dukomeza kwihanganisha abo bakristo bumvaga ko batafungirwa ariko bakaba bafungiwe. Nta kindi rero nimukora ibisabwa nk'uko mu itangazo basoje babivuga, kuko banditse ko ari mu itangazo by'agateganyo muzayafungurirwa, ntabwo bafungiye burundu, muzafungirwa nimwuzuza ibisabwa kugira ngo umutekano w'aba bantu bahagana ukomeze kubungabungwa neza. Murakoze cyane, mwari kumwe nanjye Pilote Music TV. Mahoro y'Imana akomeze kubana namwe, ndabakunda cyane.